banza ushyiramo akangaka kagenda umufite n'ubwoba kuko babwite wa mugabo guceceka tubatakwa muri abo bazanamera ko ko isimbi yagiye kure atari butubone akwabunga n'umuco mama kiravaka kandi bagiye gukamaramo uyu none uyu uzadukorera umuti twifuza Ngakamaze amase ntabwo nashyiremo umuhanda ubona undi hano hari imihanda mikeya none se undi murako twabuze noneho batangiye kutwubaha ndabona barazira igihe hari icyo utabonye Hogoza yabayeho Nanya ushoshye twicanye na papa nta kintu bavuga mama njemba rifite n'ubwo nahora se neza uburyo bavuga rega wa muti twabahaye warakoze si ubu ngubu uri kubona reba nkaje asigaye ntatoragura amashashi ngenda ndabona bazasara burundu ahari bakiruka no ku gasozi ni akazi kawe neza n'ubundi ko tugiye kwigira i Kigali nibashaka baziruke ku musozi ese ubundi mama akabazo k'amatsiko tugiye kujya i Kigali ubundi buharyaho bizagenda bazasigare hano ari mama nta muhari kibagiriye impuwe ariko aziki ego rero mana papa wari uzi ubwenge none ugiye kumena n'ibiryo koko ariko si ubundi mva nkababwiye mama hogo njye bintu mwakoze ntabwo nshobora kubyumva reba ukuntu mwagize ababyeyi banjye n'umugabo wawe koko ukamugira gutya ko si ubundi hogo ubu uriya mwana wawe buri kumuha ubuheburere mba nkuyembe ku mwana wanjye urwo rugambo nirwo nanze ku mwana wanjye ntuzongere wayicisha make kugira ngo azatse ibyo biramureba ntabwo nshaka urugambo rwicaye ko aribyo mu ahe nicara ngo nzabavemo kubavamo gusa mwabonye ahubwo mu gitondo ndazinduka njya ku muyobozi mubwire ibintu mwakoreye ababyeyi bawe abantu b'ababyeyi mukuze ubu si ibindi biki mwakoze nyine abarozi babi gusa rekana nigende kurushanye nawe mwana imbabazi ashaka kuburyo gushaka kubari ese ni amahoro kwazindikiye hano nta mahoro kugira ngo nkubwire numva gufite ikibazo cy'isambu ariko nagira ngo nkurangire isambu ushaka kunangira isambu se ni iyande irahagana he hari agasambu ko mu rugo twashaka kugurisha ubwo urumva isambu ni iyacu mu rugo ni umurima ungana iki ni hahandi mutuye cyangwa se ni akarima gatoya gasanzwe ko kwikoresherezamo udufaranga ni ya sambu yacu yose urabona ni mu rutoki n'ikanya dushaka kugurisha n'inzu yose nayo itavuye yambaye nka rwatangaho ndetse iriya sambu mushaka kuyigurisha mushaka kujya hehe guhe Simbandiho uriya musaza yakwimuka akajya hehe ko n'ubundi hari ahandi hantu dushaka kugura atari hafi aha ngaha ubwo rero duhuye ngiye mu nama urabona amasaha arageze ubwo ndaza kuhanyura kuko ndamutse ndangaye bene gasamagera ntago hariya sambu bayinshikana wahamagara nari nkumuti ibibazo nagize biri ko ari inshuti neza n'ibyo reka muhamagare rwose wineri bimeze bite se none se we waje nkakubwira mba ufite akanya mu rugo
we nari mfite akanya ndaje we. Sha banguka nukuri nagize ibibazo banguka tuganire pe. Sawa rero. Sino nuko ndangije kubura mu rugo naho nkakuburera ako numva ninaniriwe nta nubwo mpakubura nzakuburesha ako ubu yaba ari ubunebwe reka njya guhera hari haruguru ari ugiye gukubura shana ari ngiye gukubura ariko ubwuje reka dusubire mu rugo nta kibazo shaneri nyine reka twicare hano ubundi hano nahakoze isuku nta kibazo ubwo ubundi wari umeze neza ariko nta kibazo ahubwo se wari umeze shange nta neza ntayo guteze akuze icyagiye uva hano cyagiye wavuye hano buriya kwa kundi wasize papa ari kuganira na wa muko ari kuganira nase baragwanye uzi ukuntu babaye baragiye sinzi ibintu babahaye bari abaroze babaye ibigoryi nta nubwo banavuga urabeye none se ubwo biruka ku musozi nyine hoya ntago biruka usibye ko nyine barajunjamye ntago bavuga umva ibintu bya hano nyine mbona ari danje pe Yesu wenye ndumiwe kuko nase ubwo we kuki ukeka yuko ari mama wawe barabikoze hari umubyeyi wawe mukira umugabo we ariko neri wagiye ubireka njye mama na Hogoza narabiyumviye gutyo bari kuvuga ngo turiya ducupa ngo turiya duke bari kugambira ukuntu bazabaroga isi nta kibazo nyine uzihangane nase ubwo ubona bimeze gute ntabwo basigaye bikoresha utuntu tw'abana batoragura amashashi barwana uzi ko hari igihe ujya mu nzu ugasanga barafatanye kwihangana ngo iki ni icyanjye umva babaye nyine abana se bafite imyaka ingana nk'amezi 6 nase ubwo kujya ku ishuri ku ishuri se ku ishuri nyine ndi kubona ari danje ariko nyine papa urabona yari yaranzigamiye agatabo yarakambaye mbona hari amafaranga menshi nyine azanyishyurira ariko nyine urumva se kubasiga bonyine nyine uzajya kwiga kandi nzaya niga naha nzajya nza mbakureberera rimwe na rimwe ubu so ugumva bihagije ko kurega hari igihe bamama batajya banabagaburira dore ko numvishe ko bafite n'umugambi wo kwigira i Kigali nzajya nza mbarebe wenda nabatekera nzajya nkubwira ikibazo rwose uzaba ukoze nyine rwose ubu nanjye kujya ku ishuri imba nzakuraho make nkabanza nkabavuza ariko buriya nzareba icyo gukora ni ukwihangana ariko we nungutse igitekerezo nta kuntu twabwira umuntu akaza akabasengera so wabakuraho abantu babasengera ntabwo twababura we ntabwo uzabashake njye ntabwo nzi Rero ntibashoboka miliyoni 8 zaba ari nyinshi wewe muri mwe yego ni mwiza ariko ntabwo byajya kurarwe rero muze Emera Abdala ako se jako wicaye hasi ino giterese ese ni umugabo wanjye wabaye iki kuri kwikiriza ngo gusa kandi nzi ko icyemezo twagifashe turi kumwe ukabyemera kabisa ibimira henda ariko miliyoni 8 zaba ari nyinshi ya mwamumenze Simbandiho rwose ngende umva nabankeshana Simbandiho we nta nubwo ajya gurana n'umusaza w'inyangamugayo buriya ubwe muri kwanga miliyoni 5 mukurikije cyane ko nikawa mwanze kuzishyiramo nisundi nimba umusaza abyemeye ko ari we nyiri sambu reka mubwire rero rwatangawe ahubwo umusaza kubera yabyemeye nawe nimba ubyemera tubwira tuzane ikayi twandike dusinye ngende tayari nimba ahubwo mubyemeye muzane iyo kayi tubyandike yeye nta kibazo mfite cy'amafaranga ariko hari ikintu cyantunguye uragera hano umusaza ndabona atameze neza nimba kutungurwa no kujya kwimuka nimba ari iki ntabwo ari gucyana ni muzi bose wasanga wenda bitamushimishije ko tugiye kwimuka ariko ndabizi nahagera hose zawe Okay, ndabona ikayi hageze rero ubundi se nindi utwandikira rega n'ubundi uyu mugabo wanjye ntago azi kwandika no gusoma kandi n'uriya mukuru wacu nawe nuko ubwo rero ushatse watwandikira ari wowe okay nta kibazo iyo kayi muyizane yandike cyo papa mwe twemeranyije ko ari miliyoni 5 ngo rero ndabyandika nta kibazo birane
Okay, ndangije kwandika rero reka dore ku mukuru w'umuryango Asinye.